nibatandukana bagomba kumuha imishahara y'amezi 3 kubera ko atigeze agera ku ntego n'inshingano bamuhaye akaba ari cyo gituma bagomba gutandukana. Wa telefone ndi kumwe na Habimana Hussein ni uhagarariye Afahamya Lotfi. Hussein waramutse, tugaye ikaze mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Waramutse neza. Rayon Sport batubwiye ko ibarwa batarayibashyikiriza ariko bitarenze saa 6 umutoza Afahamya Lotfi ari buze gusezererwa mu ikipe ya Rayon Sport. Mbere na mbere Hussein, duhere ku masezerano mwari mufitanye na Rayon Sport. Ese Afahamya Lotfi aramutse asezerewe byaba koko bikurikije amategeko, byaba bikurikije ibyo mwumvikanye mu masezerano mufitanye? Kugeza ubu ngubu rero mu by'ukuri ukurikije amasezerano uko yarateye, uretse kuba haragiye habaho kwihangana ku ruhande rwacu no kuba wenda tutarashatse kuba twarasesha amasezerano kuva mbere, twari dufite ubwo bubasha cyangwa se dufite ingengo ziturengera mu buryo bwo gusesha amasezerano, kuko twebwe ku ruhande rwacu amasezerano ntiyubahirijwe uko yagombaga kubahirizwa n'ingingo zose zari zirimo. Bivuze ko n'ubundi amasezerano y'umukoresha iyo harimo ingingo imwe niyo yaba ari imwe, reka tuvuge kuri imwe, y'amasezerano nta gaciro aba agifite. Ntabwo uyu munsi nshobora guha amasezerano yo kukubwira ati wenda ndangwemba ku itariki ya mbere nkagera ku itariki ya 15 ntaraguhemba, bikava kuri 15 wenda bikaba ukwezi cyangwa bikaba amezi 2 ntaraguhemba. Icyo gihe amasezerano mu by'ukuri ntabwo aba agifite agaciro. Ubundi icyo gihe uba ufite uburenganzira, hari uburyo bigomba gucamo ukaba wanarega kuko y'amasezerano ntabwo aba yubahirijwe. So twebwe rero ku kijyanye n'amasezerano hari ingingo nyinshi cyane zagombaga kuba zaratumye twebwe ku ruhande rwacu y'amasezerano twanaseze, ariko ntabwo twabikoze. Ni ukukubwira yo ngusubije ku kibazo, nakubwira ko ayo masezerano kuva ku ntangiriro kugeza uyu munota 99 atigeze yubahirizwa. Hanyuma mwe musinya amasezerano, hari imikino bari bahaye umutoza agomba gutsinda. Mu bisobanuro byanyu wenda hari ibisobanuro mufite bivuga ngo ibizi bizaba impamvu zisobanura impamvu umusaruro utabaye wenda mwiza uko wari witezwe? Icya mbere, ntabwo muri kontra y'umutoza harimo imikino. Nta mikino irimo. Ni ukuvuga ngo harimo kuba uruhande rumwe rutakwishimira imikoranire n'urundi, ariko nta kijyanye n'imikino kuvuga ngo umukino cyangwa umwe cyangwa 10 cyangwa ingahe. Harimo ingingo ivuga ati uruhande rumwe niba rutishimiye imikorere y'urundi bizagenda gutya cyangwa gutya. So icyo ngicyo nta kirimo. Ni ukuvuga ngo rero ku kijyanye n'icyo kindi, Rayon Sport ihagaritse umutoza, imuhagarika tugendeye ku mikino yari yamaze gukina. Ntabwo ushobora guhita ukora assessment ako kanya mu gihe umutoza akinnye match, wenda tuvuge yaramaze gukina match 5 niba nibeshye, ngo uhita uvuga ko afite umusaruro mubi. Cyane cyane ugendeye ku cyo wari uvuze ngo ese ibyo bamugombaga bo kugira ngo bamubaze n'uwo musaruro byarakozwe, byarubahirijwe. Yego. Ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo kontra ye ntabwo yubahirijwe 90 ku kigero cya 99%. Kuko umutoza bajya kumwicaza, tujya kwicara ngo tuganire ku kijyanye no kuba bamusinyisha. Muri kondisiyo yari yabahaye ya mbere, yari yababwiye ko mu bakinnyi Rayon Sport yari ifite icyo gihe hasigaramo abakinnyi 2 cyangwa 3. Ndetse haba n'inama, izo nama nanjye nari nzirimo, zo kureba abakinnyi ni bande. Amaze no kugenda muri Tunisia ansigira inshingano yo kuvuga ati uzankurikiranire, dore babakinnyi nasabye ni aba n'aba. Abo bakinnyi bose umutoza yashyize kuri liste mu nama yakozwe. Yego. N'ubu ngubu iyo raporo y'iyo nama ndayifite. Abagombaga kugenda n'abagombaga kwinjira. Yego.
abagombaga kugenda ntibagiye, n'abagombaga kwinjira nta n'umwe winjiye. yari yasabye abakinnyi bangahe ahabwa bangahe? Mu kuvuga ngo abakinnyi yari yasabye bageraga ku bakinnyi nk'icyenda, yego, ariko nta mukinnyi n'umwe nyine waje muri abo yasabye, yego, ariko hinjiye abakinnyi muzi namwe bagiye binjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ariko hari muri abo binjiye nta n'umwe muri, ni ukuvuga ngo nta mukinnyi n'umwe winjiye koca yavuze ati uyu mukinnyi ni njye wamusabye mu munzaniza. abakinnyi nk'abakinnyi bavanye muri Mukura ntabwo ari bo basabye? Ntabwo ari we, kuko niyo nama ndi kukubwira, nta nubwo yaravuze ati aba bakinnyi ni abakinnyi banjye, njyewe ndabazi, bari mbaranye imyaka 3, nta mukinnyi n'umwe ukwiye kuza hano muri Rayon Sports. Nta urwo rwego bariho, gusa habaho kwicara barumvikana ikintu bavuze ati yaba ari Rushema na Aimable ni abakinnyi b'abanyarwanda beza bafite potential, bashobora kuza bakajya muri groupe n'abandi. Ariko mu bakinnyi yagombaga kugendera akavuga ati ngewe abakinnyi nshaka naba rwose, iyo raporo irahari n'abakinnyi n'imyanya byose birahari. Nta mukinnyi n'umwe wigeze aza mu bo yasabye. Nkumva neza Hussein, uravuga ko ibijyanye n'imihembere atahembwe neza, atahawe abakinnyi yari yifuje, hanyuma icyemezo ni cyiza, cyemeza ko mutandukanye, mugomba guhebwa imishahara amezi 3 n'ukundi kwezi kumwe babarimo ku kirarane akaba amezi 4. Murakurikizaho iki? Mwatekereje ko muri buze gukora iki? kuko iyo baruwa yo iri mu nzira rwose ndababwira nk'ubihamya mbihagazeho. Ibaruwa nta nubwo tuyitinya, kuko twayisabye, twebwe twaraniyisabiye, kuko dosiye y'ikirego irakoze, dutegereje kwanexaho gusa iyo baruwa niyo dutegereje. Murarega he? Muri CAF? Muri FIFA. Ntabwo turega CAF, turega muri FIFA. Muri FIFA. Rwose dosiye irakoze 99, natwe twarayisabye, n'inama yabaye ejo hashize twarayisabye iyo baruwa. Niyo dutegereje natwe kugira ngo twanexe twuzuzeho dosiye, hanyuma ibindi bizakurikira ubwo ngubwo n'ibyo ngibyo. Nakubwiye ko twebwe dufite ingingo nyinshi cyane. Tadeo yagiye ashyira hanze ibintu, ajya muri tactique z'umukinnyi, ajya mu bakinnyi gukinisha, dufite ingingo nyinshi, ibintu byinshi cyane. Yafashe kontra y'umutoza, aza mwamutumiye aho ngaho ayijyamo rwose, mu bintu ni ibintu byinshi cyane. Yahidaratse kuri televiziyo. Narikurikiraga ikiganiro se ari kuvuga muri kontra y'umutoza. Yego. Naragikurikiraga rwose. Biriya bintu rero byose twagiye tubifata nubwo byari mu Kinyarwanda. Abavoka bacu baragiye, birasobanuye, biranditse, ni inkuru ziri hanze, ntago ari ibintu wenda bihishe, sibyo? Ibyo bintu byose, izo ngingo zose ziturengera mu by'ukuri ni nyinshi cyane, bihagije ku buryo uyu munsi, reka nguhe urugero. Yego. Suspension yiwe yagombaga kurangira ku 12. Yego. Uyu munsi turi tariki zingahe? 14. None se umutoza ari hehe? Ibaze ko bohereje umuntu gufata imodoka y'umutoza mu buryo umutoza kugeza igihe abonye ibarwa. Aracyari umutoza wa Rayon Sports, sibyo? Ugeza aho umuteza nyirinzu, ugeza aho utwara imodoka. Ibyo byose rero ni ibintu twebwe turabifite, ntagire ngo ni ibintu turimo turabifata n'amavideo rwose mu gihe biri kuba turabifata. Natwe mu buryo bwo kwirengera ikintu cyose kiri kuba turagifite, turakibitse, twe dutegereje ibarwa, kandi nkubwiye ko 99 n'ibice 9 kontra y'ura mutoza yose izishyurwa, ndetse twasabye n'indishyi z'akababaro bitewe n'ibintu byose byagiye biba. Ubwo muri kuvuga ngo uramufashe ujye mu Nzove, umujyanye iretre mu Nzove, ntago ari mayibo buriya mugabo. Ntago ari umuntu yamufasha, ari umuntu w'umugabo, ari umutoza wafashe equipe hano mu Rwanda nyinshi, arazitsinda, yerekana ubushobozi afite, uramukenera araza, ariko ntago ari mayibo yo kuvuga ngo umujyanye ugiye mu Nzove mu myitozo, umufashe kuriya nk'umuntu w'umumayibo uri mu nzira. Rayon Sports ni ikipe, ni association ifite ibiro. Wahamagara n'umukoresha ukamwicaza mu biro ukamubwira mukaganira.
so biriya bintu byose yakoze rero natwe byose match igihe bakiri muri pre-season tuva i Muhanga aza kuri televiziyo kuvuga ngo tactique ngo y'umutoza ibyo bintu byose turabifite ni byinshi ntabwo nabivuga byose ariko turabifite niyo mpamvu nakubwiye ngo kontra ye 99% ntabwo yigeze yubahirizwa.